Murakaza neza kuri YouTube channel yacu kandi yanyu, ahatambuka ibyegeranyo bishingiye ku bihugu bitandukanye byo ku isi. Uyu munsi turatangirira ku gihugu cyacu u Rwanda. Ni igihugu gito mu buso ariko kinini mu mateka, mu iterambere no mu bitekerezo byagutse. U Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi. Ese nawe waba uzi impamvu u Rwanda rwabaye ku gihugu cy'imisozi igihumbi? U Rwanda ruherereye mu burasirazuba bwa Afurika, rukaba ruhana imbibi n'igihugu cya Uganda mu majyaruguru, Tanzania mu burasirazuba, u Burundi mu majyepfo, ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba. Ruri kandi ku buso bwa kilometero kare 26,338, rukaba rutuwe n'abasaga miliyoni 13 nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ibarurishamibare mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibendera n'ibimenyetso. Ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu. Ubururu hejuru bisobanura amahoro n'ikirere gisukuye, icyatsi risobanura iterambere, umuhondo hasi risobanura umutungo kamere. Hariho n'izuba hejuru mu ibara ry'ubururu risobanura icyizere n'ahazaza heza. Kode y'igihugu cyangwa se ibyo bita mu ndimi z'amahanga International Dialing Code ni akamenyetso ko guteranya 250. Umukuru w'igihugu ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ururimi rw'igihugu ni Ikinyarwanda, nicyo Abanyarwanda benshi bahuriyeho bakoresha mu mirimo yabo ya buri munsi, ariko hanakoreshwa Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Igiswahili. Reka tuvuge gato ku mateka y'igihugu. U Rwanda ni igihugu cyubakiye ku mateka akomeye cyane. Mbere y'ubukoloni cyategekwaga n'abami, ubuyobozi bwari bushingiye ku bwami bw'Abanyiginya. Mu gihe cy'ubukoloni cyabaye protectora y'Abadage kuva mu cya 1884 kugeza mu cya 1916, nyuma gifatwa n'Ababiligi kugeza ku bwigenge mu cya 1962. Itariki ya mbere Nyakanga cya 1962 nibwo igihugu cy'u Rwanda cyabonye ubwigenge. Amateka mabi yageze mu Rwanda mu cya 1994, igihe habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi, aho abarenga miliyoni bishwe mu minsi 100 gusa. Ariko nyuma yaho igihugu cyahagurutse kivugurura buri rwego, kiriyubaka, gitangaza isi ndetse n'amahanga. Imiterere y'igihugu n'ibyiza nyaburanga byahuruje amahanga. U Rwanda ni igihugu gifite ubutaka bw'imisozi n'utununga, bigatuma cyitwa Land of a Thousand Hills, cyangwa se u Rwanda rw'imisozi igihumbi tugenekereje mu Kinyarwanda. U Rwanda rufite ahantu nyaburanga henshi hatuma ruba kimwe mu bihugu bikurura ba mukerarugendo ku isi. Twavuga nka Pariki y'Ibirunga, Volcano National Park, aho ushobora gusura ingagi zo mu misozi miremire. Pariki ya Nyungwe ni ishyamba rikungahaye ku nyamaswa n'ibimera n'ibigurukisha amababa birenga amoko 200, rikaba rinafite na Canopy Walk ya mbere muri Afurika y'Uburasirazuba. Pariki y'Akagera ifite inyamaswa z'inkazi nk'intare, inzovu, inkura n'ibindi. Ikivu ni ikiyaga kinini gitekanye, kigororotse kandi gifite amahoteli meza hafi yacyo. Kigali Convention Center, BK Arena n'umujyi wa Kigali bituma u Rwanda ruba ku isonga mu kwakira inama mpuzamahanga. Imibereho y'abaturage. Abanyarwanda benshi batuye mu cyaro bakomora imibereho yabo ku buhinzi n'ubworozi. Mu mijyi ho hakorerwa imirimo ishingiye ku bucuruzi, ubukorikori bw'imyuga itandukanye, inganda nto ndetse n'iziteye imbere. Umuco w'Abanyarwanda wubakiye ku bupfura, ubufatanye n'ubwubahane. Imbyino gakondo, intore, ibyivugo n'ibisigo, ubukwe bw'umuco, imyambaro y'amasaro ni bimwe mu birango by'umuco nyarwanda. Ubukungu n'iterambere. U Rwanda rumaze kumenyekana nka kimwe mu bihugu bifite iterambere ryihuse muri Afurika. Kigali yabaye umurwa mukuru usukuye kurusha iyindi muri Afurika,
kandi igihugu gifite gahunda zikomeye zo guhanga udushya n'ikoranabuhanga. Serivisi z'ubuvuzi nka mituweli de sante, umutekano uhebuje ndetse na gahunda nka gira inka munyarwanda, imihigo, byose bituma abantu batangarira uko igihugu cyubatse mu buryo bwihuse. Ibitangaje utari uzi ku gihugu cy'u Rwanda. Ese wari uzi ko 1/3 cy'igihugu kigizwe n'ibidukikije kandi birinzwe cyane? U Rwanda kandi rufite bisi zigira interineti y'ubuntu free wifi, rukagira drone zitwara imiti mu byaro, haba muri serivisi yo gutanga amaraso no kugeza ubutabazi bwihuse mu birere by'ibyaro kurusha gukoresha inzira z'imihanda. Ikindi ni igihugu kimwe muri bike muri Afurika gifite abagore benshi mu nteko ishinga amategeko. Kigali ni umwe mu mijyi ya mbere ifite smart traffic lights muri Afurika, ni ukuvuga amatara agezweho kandi amurika neza. Murakoze kureba iyi documentaire yacu ku Rwanda. Niba mwishimiye video mukande like, subscribe kandi musangize abandi. Duhurire mu kindi kiganiro ubutaha, aho tuzasesengura uko abantu babayeho, amateka yabo n'ibyiza bihari. Ese waba wifuza ko tuvuga ku gihugu runaka? Twandikire hasi muri comment.